Ndagusuhuje. Ushobora kumva ari ibintu bitangaje ariko bibaho. Buri muntu agira uwo akunda kandi nawe akifuza ko amukunda. Ariko mu ntangiriro ari kumukunda usanga bigoye kumenya niba uwo yifuzaho urukundo nawe ariko bimeze. Tugendeye ku gisobanuro gitangwa n'impuguke zitandukanye mu birebana n'urukundo no kumenya niba abantu babiri baberanye, uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibintu bigera kuri 15 bishobora kwereka umuhungu ko umukobwa amukunda, amwiyumvamo, atiriwe rwose agira n'ikindi kintu avuga ngo amutangarize ati ndagukunda. Ibi bintu rero 15 nubona umukobwa abyujuje rwose nta kabuza yarashize, aragukunda kandi urukundo nyarukundo. Icya mbere, umukobwa ugukunda akureshya utiriwe ukoresha amagambo cyangwa se atiriwe we akoresha amagambo. Iyo umukobwa yagukunze hari igihe ashobora kukwihorera cyangwa se ukabyitiranya no kubura ibyicaro. Nyamara umukobwa ashobora gukoresha ibimenyetso bidasanzwe kugira ngo yereke umuhungu ko yamukunze. Hari umukobwa rero ukunda umuhungu akabigaragaza yizengurutse imbere ye mu buryo ubona ko ashaka kukwiyereka wese, cyane cyane igihe murimo nko kuganira, ukabona nyine ari gushaka kwizengurutsa imbere yawe. Hari n'uwo usanga akora uko ashoboye agakora ku muhungu cyangwa se agahora ashaka kuba hafi y'uwo muhungu ahantu ari, kandi n'ubwo wenda atari we ufata iya mbere ngo akubwire ko yagukunze, agerageza kubikwereka ashyira ikiganza cye hafi y'ikiganza cyawe kugira ngo nawe utinyuke ufate ikiganza cye. Iyo rero uri ikigwari ni hahandi usanga igitima kidondaguza wibaza uti se nimufata ikiganza akanyiyama, ese iki kiganza ko kinyegereye mufateho? Niyo umukobwa rero agukunda iyo umwegereye cyangwa se ukamufata ku rutugu cyangwa ku kaboko, ntabwo aguhunga. Nikizabikwereka ko azakoresha nyine ubwo buryo bw'ibimenyetso, ntabwo aguhunga. Ariko hari icyitonderwa kuri iyi ngingo. Nubona bimeze gutyo ntuzashyekerwe ngo urengere usange utangiye kumubuza uburyo ushaka gukora n'ahandi utagenewe ako kanya, kuko ibintu bishobora guhindukana isura cyangwa se bikaguhindukana ukumirwa, ahita akubonamo iyindi shusho atari yakubonyemo. Niba rero watangiye kubona ko yizengurutse imbere yawe ashaka nyine guhora hafi yawe, ashaka kukwegereza ikiganza cye, iki ni ikiranga bwa mbere ko umukobwa rwose yagukunze mu gihe ataragusubiza ngo yego. Icya kabiri, umukobwa wakunze umuhungu burya ntajya yibagirwa ibyo baganira. Iyo umukobwa yagukunze usanga anezezwa no kugutega amatwi muri kuganira, kandi akabyerekana agarura ibiganiro yagiranye nawe mu minsi yatambutse. Uzabibona hari igihe agenda ashyiramo utugambo dusekeje agendeye ku bintu wenda mwaganiriyeho bimwerekeyeho, n'utuntu tw'amafuti mwaganiriye twose ugasanga nyine aratuzirikana kuko aragukunda. Ibyo ari byose biramushishikaza kuba yabimenya ndetse akanabibika mu mutwe, ahora iteka atekereza kuri gahunda zawe. Niba se hari umukino ukomeye witegura wigeze kumubwiraho wenda ukavuga uti kuwa gatandatu hari umukino nzajyamo cyangwa se hari umukino nzareba, cyangwa se niba ufite akazi kihutirwa ugomba kurangiza mu gihe ntarengwa, ibyo byose arabizirikana, hanyuma we hazajye akwibuka abikwibutse cyangwa se akwibutse gutsinda. Uzajya kubona ubonye mesaje ati uyu munsi ya makipe yawe arakina uze gutsinda, nkwifurije intsinzi, bonne chance. Icyo gihe uzahita utungurwa ibibazo ukuntu akibizirikana, ariko nyine ni ikizagaragaza ko yagukunze. Hari n'igihe yemera akirinda kukurogoya, akaguha umwanya wo kwitegura neza mu gihe wamubwiye gahunda zawe. Kutibagirwa rero ibyo muganira ni ingenzi cyane ku mukobwa wagukunze, bigaragaza ko yaguhaye agaciro. Ntabwo ari nka wa wundi ibyo uzamubwira azabisiga aho ngaho ugasanga nubwo wongeye kubimwibutsa ari kukubaza ngo harya ni ibiki. Ntabwo ari ibyo gusa rero, hari icya gatatu, uzamutungura kenshi ariko usanga ari kukureba wowe utabizi. Iyo uri kumwe na bagenzi bawe umukobwa ugukunda nawe aba ari hafi aho,
usanga anyuzamo nyine akaguterera akajisho mu buryo butunguranye cyangwa se mu buryo gusa nk'uwijijisha, kandi akabikora azi neza ko wowe utari bumubone. Kandi iyo muhuje amaso kizakwereka ko yagukunze, azahita yirebesha hirya, ariko hirya gato utagira ngo ni wowe yarebaga, asa nk'uwijijisha. Iyo gihe ukamenya ko yakwihebeye, ariko bikamutera isoni kubishyira ku mugaragaro, akaba mugani ngo umukobwa umubwira umuhungu ko amukunda. Muri make rero umukobwa akwemera kandi urukundo rwawe rwamaze kumwinjiramo, uzasanga aho ari hose yifuza kukureba nyine, kukwitegereza imiterere yawe, ariko akabikora gutunguye. Ntashaka ko muhuza amaso, ntashaka ko umenya ko yakurebye, ukareba uburyo uganira, uburyo useka, uburyo utambuka n'ibindi byinshi, yaba bigambiriye cyangwa se bikikora nyine bikamuzamo. Icya kane, umukobwa ugukunda, umusore agushakira umwanya. Iki ni ikimenyetso simusiga kikwereka ko umukobwa akwiyumvamo, akora uko ashoboye nyine akakubonera umwanya muri gahunda ze zihutirwa, nk'uko byemezwa n'abashakashatsi n'abahanga mu by'urukundo. Hari umugabo wanditse igitabo cya Choose Love, A Simple Path to Health, Joyful Relationship. Mu Kinyarwanda umuntu agenekereje ni igitabo kivuga ngo hitamo urukundo, inzira yoroshye igana ku rukundo rusira amakemwa. Kuba umukobwa rero akubona akakubonera umwanya muri gahunda ze, hari abantu babifata nk'ibisanzwe, nyamara burya nibwo buryo bwa mbere bundi bwose bwakwereka ko umukobwa rwose yamaze kukwiyumvamo. Kuko abakobwa umuntu rwose badakunda nta mwanya. Hari impuguke mu birebana n'umubano witwa Bonnie Winston, nawe arabyemeza agira ati, iyo umukobwa akubonera umwanya kenshi ni ikimenyetso cy'uko agukunda, kwaba ari ukukibonamo cyangwa se akakubwira ko mugomba kubonana imbona nkubone, haba ari ukuvugana kuri telefone ntakubwire ngo mwagupfiye nkitaba undi muntu. Iyo muri kuvugana kuri telefone nyine aba yumva ko ari wowe, n'undi muntu uhamagariramo ntago amuha umwanya, aba yumva mwakomeza mukavugana, hahandi mwanavugana nijoro agashiduka telefone ye yayisinziriyeho kuko ntago ashaka kukureka. Waba wamuhaye gahunda imbona nkubone akayubahiriza, ntashakishe impamvu, cyangwa se mu butumwa bugufi cyangwa se muri chat, ni hahandi rwose umukobwa umwandikira ukabona ari online, ahita agusubiza typing, nta bintu byo kukurya sine bihari. Ese ubundi atagukunda ibyo byose yaba abikorera iki? Urumva yakubonera umwanya w'ibyo bintu koko? Hari icya gatanu, umukobwa wagukunze akora uko ashoboye ngo umenye ko nta wundi bakundana. Nibyo, igihe murimo kuganira umukobwa wifuza ko mucutika, ntagira isoni zo kukubwira ko nta nshuti y'umuhungu afite, ahita abikubwira ako kanya. Ariko ibyo byonyine ntabwo nyine biba bihagije, nawe ugomba gukoresha uwo mwanya ukava umenye ko agufitiye ubwuzu. Naramuka avuze ko akeneye umuntu umuherekeza mu birori runaka cyangwa se gusohokana mugasangira, uzahita ufatiraho ugerageza amahirwe yawe, kuko nibwo buryo azabonye bwo kukwisanzuraho. Kuko umukobwa wagukunze arakubwira ati dufite ibirori ntabwo wamerekeza. Ushobora kumubaza use nta muhungu mukunda, narabikubwira. Ntabwo ari wa mukobwa utaragukunda utangira guca hirya no hino, nzabikubwira. Ubona se mufite utuntu nk'utwo ngutwo. Iki rero cyari icya gatanu. Turakomereza no ku bindi byakwereka ko umukobwa yamaze kugukunda, kandi ni na byiza cyane. Umukobwa ugukunda, inshuti ze n'umuryango we baba bakuzi. Iki ni ikindi kintu cyiza cyane. Iyo umukobwa akwitayeho ntabwo aterwa isoni no kuganiraho iyo ari kumwe n'inshuti ze, ababyeyi n'abavandimwe be. Kandi n'ubusanzwe abakobwa bakunda kubwira ibintu hafi ya byose inshuti zabo, abakobwa. Iyo rero umuhamagaye kuri telefone ari kumwe n'inshuti, barakwitaba, ntabwo ajya kwihisha, kandi ntatinya no kubabwira ko mufitanye gahunda ikomeye, ntatinya kukubwira ati karame mukunzi,
ntatinya kuguha bizu niba mujya muyihana kuri telefone. Ikindi kimenyetso gikomeye ni igihe agutumira muri gahunda ze na bagenzi be, bikwereka ko akubonaho umuntu ufite gahunda ifatika ndetse akaba yanabaza bagenzi be niba babiha umugisha. Ibi kandi ni nako bigenda ko bo mu muryango we, nk'uko byakwemezwa n'inzobere mu rukundo cyangwa se icyamamare mu birebana no kumenya ko abantu baberanye, akaba n'impuguke mu birebana n'urukundo, Bonnie Winston, aho yagize ati nakwereka abo mu muryango we, iki ni ikindi kimenyetso gikomeye kikwereka ko agukunda kandi akwifuza mu buzima bwe. Ashobora kuba atarakubwira ngo yego ndagukunda ariko warabimusabye, ariko nakubwira ati nta kibazo rwose uzaze tugende mu rugo, cyangwa se nkahura ari kumwe n'ababyeyi n'abavandimwe bakubwira ati uyu ni mama wanjye, uyu ni mukuru wanjye, yitwa gutya, hanyuma rero nawe akakwerekana ati uyu ni sheri wanjye, ni mva aho ngaho rwose umukobwa bageze kuri rwa rwego nawe wifuza. Hari ikindi rero, nubwo usaba ko muhura adafite umwanya, azagusaba ko muhindura umunsi. Umukobwa ugukunda yifuza ko mwongera kubonana. Iyo rero umusabye ko mubonana ugasanga afite indi gahunda kuri uwo munsi bari bamusabiye kubonana, agusaba ko mwayishyira ku wundi munsi. Naho iyo atagushaka akora uko ashoboye akakwereka ko ahuze cyane kandi adashaka ibintu mu rugo ye. Ati yewe, ati nubwo uri kunsaba ko tubana rero umva ndahuze cyane pe, none se basi uzaboneka ryari? Umva sinakubwira ngo ni ryari, kuko iki kimwe mfite izi gahunda, uri kimwe mfite izi gahunda, uretse ko ntanakunda nyine kubonana n'abantu, uretse ko ntanakunda kuva mu rugo. Ukugirira amatsiko nabyo burya ni ikintu cy'ikimenyetso kereka ko umukobwa ashobora kuba yagukunze, bahora agushakira umwanya ngo mubonane n'icyo yaba afite gahunda nyinshi. Uwitwa Adam Rodolke, impuguke mu birebana no kureshya urukundo, Love Strategies, abisobanura mu magambo make agira ati iyo umukobwa agukunda nyabyo akubonera umwanya. Iki kintu rero nawe ujya ukireba niba hari umuntu uri gutereta. Hari ikindi, iyo muganira umukobwa akora uko ashoboye ngo mukomeze ikiganiro, mwaba murimo kuganira imbonankubone cyangwa murimo kwandikirana. Iyo umukobwa yagukunze ajya muri icyo kiganiro n'umutima we wose, ariko uburyo agaragaza ko nta n'ikindi kintu yari yiteguye gukora. Iyo murimo rero kwandikirana byo noneho ntabwo yandika ubutumwa bw'ijambo rimwe gusa, usanga akoresha emoji, usanga ari gukoresha udustika, usanga cyangwa ari gukoresha umutwe yikiriza cyangwa akana no. Igihe muganira muri kumwe ahubwo usanga yishimira kukubaza ibibazo ndetse no kongera umunyu mu kiganiro cyanyu kugira ngo kibe kirekire. Waba n'ikibazo mubajije ntasubize ngo yego cyangwa oya, ahubwo akavuga mu magambo menshi ibintu utamubajije. Rachel de Arto, impuguke mu birebana n'urukundo no kumenya ababeranye, atanga inama agira ati ujye wibaza iki kibazo: ese umukobwa asubiza ubutumwa bwanjye? Iyo mutelefoni yaranyitaba? Iyo agusubije se ndetse akagira n'icyo arenzaho akakubaza n'ibibazo yifuza ko usubiza, icyo gihe rwose uzamenye ko ashobora kuba akwitayeho kuko yifuza ko ikiganiro cyanyu gikomeza. Hari iyindi ngingo rero, umukobwa wagukunze nubwo atarabikubwira ahora agutaka kugira ngo akugushe neza. Iyo umukobwa agutaka cyangwa se agakora utuntu dusekeje ngo akugushe neza, ni ikimenyetso cyiza cyane cyerekana ko agukunda. Hari impuguke mu rukundo yibaza ati ese aragusekera? Ese ubona agutaka? Ese akoherereza udufoto twe selfie? Ajya akubwira gahunda ze? Niba arimo kugerageza kukunezeza umenye ko ashobora kuba agukunda. Ariko ibyo ntibihagije, hari ikindi. Umukobwa wagukunze iyo muri kumwe usanga yabuze ibyicaro, gukwima amaso, gukora mu misatsi, gukora mu isura, gukora mu nzara. Ushobora kwibwira ko atakwitayeho ariko burya hari igihe ahubwo aba yabuze ibyicaro. Abahungu benshi rero usanga batazi gutandukanya igihe umukobwa yabuze ibyicaro, igihe uri hafi ye n'igihe umukobwa atifuza kuba iruhande rwawe. Impuguke mu birebana n'urukundo zemeza ko kwikora mu isura, gukina n'imisatsi n'inzara, kureba hasi, kwanga ko muza amaso, gukina n'intoki ze buri kanya, byose ni ibimenyetso bigaragaza ko umukobwa yabuze ibyicaro kubera urukundo yagukunze.
niba arimo kuvuga menshi cyangwa se yabuze icyo avuga namba, wowe muhungu ugomba gukora uko ushoboye ukamugusha neza agatuza ukumva yishimye kuba ari kumwe nawe. Uyu munsi reka dusubikire ahangaha, ni ikiganiro tuzakomeza igice cya kabiri kugira ngo mbabwire n'ibindi byinshi ku bijyanye n'umukobwa wagukunze nubwo atarakubwira cyangwa se nubwo nta kintu arakubwira. Mwifurije kugira ibihe byiza kandi nkusaba kwanda kuri subscribe niba utarayikora. Ni Isabelle Dusengimana.